namwe bagabo nimukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira, yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza kugira ngo ayihingutse imbere ye ibigererana na bwandu n'imikanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyoboze ko kuri ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubaha umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abafarisayi baramwegera bamubaza bamwica bati ese biremeye ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati mwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati igihe gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero niba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icy'Imana yafatanyije umuntu akagitandukanya. Baramubaza bati ariko se ni iki gituma Musa yategetse gutanga urwandiko rw'isenda mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati mu mutima wanyu w'indashoboka watumye Musa aremerera kwirukana abagore banyu, ariko siko byahoze. Naho njye mbabwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we, uretse iyo babana babitemewe n'amategeko, kandi akazana undi abasambanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. bacu, abana bacu, inshuti zacu mu isakamento ryo gushyingirwa bagiye guhana. Isakamento ryo gushyingirwa nk'uko babizirikanyeho ni ubumwe bukomeye umugabo asezerana n'umugore b'abakirisitu biyemeza mu rukundo kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo. Ubumwe umugabo n'umugore basezerana ni ukurikira nk'uko babizirikanye mu nyigisho bahawe. Muri iryo sakramento Kristo atagatifuza imibanire y'abashakanye, akabafasha kubana na Kristo nk'uko
nawe abanye na kiliziya ye. Isakaramentu yo gushyingirwa ni ikimenyetso cy'agaciro gakomeye, kuko igihe umugabo n'umugore bahimbaza isakaramentu yo gushyingirwa, twavuga ko Imana ibigaragarizamo maze ikabandikamo ibiranga urukundo rwayo na kamere yarwo idasibangana. Ibi ni byo isomo rya mbere ryaduhaye kuzirikana. Mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, arasaba umugabo n'umugore kubana mu bworoherane kubera igitinyiro bafitiye Kristo. Bageni, mugiye gusezerana Kristo kugira ngo mushyire ubuzima bwanyu bwose muzabanamo imbere y'Imana, imbere ya Nyagasani. Ni ubuzima mudafitiye uburenganzira bwo kuzahagarika nk'uko muraza kubisezerana. Ari umugore ntafite uburenganzira bwo kubuhagarika, ari n'umugabo ntafite uburenganzira bwo kubuhagarika, kubera yuko mwese musezerana kubana akaramata, muyobowe n'impano y'Imana, muyobowe n'imbaraga za Nyagasani. Ni ubuzima buzabasaba koroherana, umugore akorohera umugabo, n'umugabo akorohera umugore we. Birumvikana ikintu gikunda kuba inzitizi hagati y'abashakanye mu mibanire yabo ni icyo umuntu yakwita ibintu biza bitunguranye, kamere z'abantu zitandukanye, aho umugabo abona ikintu ku mugore we kikamutungura ndetse kikanamushavuza, aho umugore abona ikintu ku mugabo kikamutungura kikanamushavuza. Ibyo byose bikaba bishingiye kuri kamere ya buri muntu, ku miterere ya buri muntu. Ariko nanone icyo gihe ntabwo ari impamvu z'intonganya, z'inzika, ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo umwe atimvira ahangaha kuko singushaka. Ni ukwicara hamwe mugahana umwanya, mukaganira ku cyabakemurira ikibazo. Umwe agatega mugenzi we amatwi, hanyuma amahoro agahinda mu rugo, agahinda mu muryango mugari. Ni nabyo rero Pawulo abasaba uyu munsi. Hari imigenzo Pawulo asaba abashakanye akoresheje ikigereranyo cya Kristo na Kiliziya, ari nacyo kigomba kuranga imibanire iri hagati y'umugabo n'umugore bashakanye, bashinze urugo, by'umwihariko urugo bakaba barutuye Nyagasani kugira ngo babashe kubana gikristo. Iyo migenzo rero nk'uko biteze amatwi mu isomo rya mbere, ni ubworoherane, ni ubwumvikane, ni urukundo. Urukundo niwo mugenzo uhatse indi yose kandi ibanisha abantu bose muri rusange, ariko by'umwihariko ku bashakanye, kuko bo umwihariko wabo ntabwo buri gihe babura icyabatera umwiryane, ntabwo buri gihe babura ingana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwikuriza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri, kandi urukundo rubabarira byose, rwemera, rwizera byose, rukihanganira byose. Iki gisigo rero cy'urukundo tugisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo mwandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13:4 kugeza ku wa 7. Bageni, mwaje kwereka urugo rwanyu Imana, murasaba kurushingira ku rukundo, nirwo ruzabahuza. Urukundo rw'abashakanye nirwo rubahuza, rukabatagatifuza kandi batagatifuzwa, rugakungahazwa kandi rukamurikirwa n'ingabire z'isakaramentu ryo gushyingirwa. Ni ubumwe bushingiye ku rukundo, ubumwe bwa Roho Mutagatifu kandi bw'abantu biyeguriranye mu bwitange busesuye, ariko bukarangwa n'urugwiro n'ubusabane bwa gicuti burimo na rukuruzi y'umubiri, kandi bushobora kugumaho n'igihe bashize agahararo, ndavuga abageni, bashize amarangamutima, ya marangamutima yabo yaragiye acogora buhoro buhoro. Ubwo n'abarugenda kubaka urugo ni ugufashanya mu kurwanya bimwe mu byangiza umubano w'abashakanye, ari byo kutemera impinduka, umutima utanyurwa ndetse no guhubuka. Mu mibanire y'abashakanye, bashakana bakiri batoya, ariko imyaka igenda ihinduka, niko n'umuntu agenda arushaho nyine guhinduka mu miterere. Izi mpinduka rero zigenda zibaho yaba mu miterere, mu mihindukire y'ibihe, yaba mu mihindukire y'imiterere ya muntu, rimwe na rimwe usanga bigorana mu myumvire ya bene urugo ndetse no mu myumvire y'abubatse urugo. Ugasanga rero hazaho n'ikindi gikurikiraho, umutima utanyurwa wa buri muntu umwe muri mwebwe, yaba umugore yaba umugabo. Ibi rero usanga muri kino gihe byeze, kandi nibyo
bituma ingo z'iki gihe zisenyuka ari nyinshi. Umwe akaba arimo kuvuga mugenzi yuko nta kintu amumariye, undi ati ntacyo amariye, nyamara si uko buri wese adakoresha imbaraga, ahubwo ni uko harimo umwe utanyurwa n'umugore na mugenzi we. Ikindi cya gatatu nk'uko nabivuze, mugomba kwirinda kimwe na rimwe gisenya ingo muri iki gihe, ni uguhubuka cyane cyane muri ya mibanire yanyu, muri ya mibereho y'iki gihe. Nk'uko turaza kubyumva mu isezerano muragirana, ntabwo mushakanye kugira ngo mutandukane, murasezerana ku bwanyu mwiyemeze gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose, mudahemukirana, kandi mukaba mwiteguye kwakirana mu rukundo no kurera mu rukundo no mu bukirisu abana Imana izabaha cyangwa se n'abo yabahaye. Ni ubumwe bw'abashakanye kwita ku bana muzibaruka ndetse no ku burere bw'abana muzibaruka, cyane cyane uburere bwa gikristo. Mu yandi magambo bavandimwe, mushinze umuryango ugomba kurangwa n'ubwisanzure, aho abawugize ari bo mwebwe abageni uyu munsi dushagaye muhamagarirwa gusaranganya inshingano nta busumbane, mukarangwa no kuganira byo bizimakaza imibanire hagati yanyu itagira amakemwa mu muryango mushinze. Ariko nanone ku rundi ruhande, mwubatse umuryango utabura ibiwunaniza, dore ko mwanabimenye mukaza kuwutura Nyagasani, mukaba muje kwiyereka Nyagasani kugira ngo azabakomeze cyangwa se anabatera imbaraga mu mibanire no mu mibereho yanyu. Ibyo rero bisenya umuryango, binawunaniza. Umuntu yavuga ibi bikurikira. Iby'ingenzi ni ubushyamirane bushingiye ku kwikunda gukabije, mbese umuco wa nyamwigendaho no kubyitondera uko bije, bitagomba kubasiga buri rimwe na rimwe bibananiza. Ni ukuzirikana ko ibyo byose rero umuryango muri iki gihe ufite imbogamizi yo guhura nabyo. Nkaba rero mukaba mwaje rero uwo muryango kuwutura Nyagasani kugira ngo abatere imbaraga, abahe kuzabitsinda kandi mubeho mushinze imizi muri Nyagasani. Ni ukuzirikana ibyo byose rero ko umuryango muri iki gihe nyine ufite ibyo byose biwusenya, ariko musabwa kwirinda. Bagabo namwe bagore, mugiranye ubumwe budatana, musezeranye kuzabana ubudatandukana kugeza ku rupfu nk'uko ivanjiri yabitwibukije. Ibyo mukazabifashwamo n'imigenzo ikurikira, ariyo shingiro ry'urukundo rw'abashakanye. Iyo migenzo ni ikurikira. Uwa mbere ni ukumenya imico, umugore akamenya imico y'umugabo n'umugabo akamenya imico y'umugore, kuko ibyo ngibyo birafasha muri bwa bwubahane, muri ya mikoranire, muri bwa bujyanama ndetse no gutegana amatwi muri byose. Undi mugenzo wa kabiri ni ukubahana. Umugore akubaha umugabo ndetse n'umugabo akubaha umugore. Hanyuma ikisumbuyeho muri ibyo byose ni umugenzo wo kwizerana. Umwe ntakekere undi mugenzi kidakoreka, aho ukaba uzi yuko aho utari mugenzi wawe ahari, kandi aho wagiye mugenzi wawe yagusigariye ku rugo. Maze ibyo ni byuzuza umugisha w'Imana uzasakare ku rugo rwanyu no ku muryango wanyu, kuko ibyo bizahora bisigwa n'iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe.
ntimukihatire gukurikiza amategeko y'Imana ya Kiliziya kugira ngo muzagire ubugingo bw'iteka. Sawa ikorana ry'abakristo bacyanga amashyi n'impundu. Tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeranye abashakanye, none rero bageni mwaje mu Kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaseridoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Yesu ararusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakamento mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku babatisimu mushobore kubana iteka kurembukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mubwire uko mutekereza ku mutima wanyu ugiye ku isezerano kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, Innocent na Rita ni ku bwanyu, Louis na Mediatrice ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, Innocent na Rita ni ku bwanyu. Louis na Mediatrice ibyo murabizi. Bakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabura Kristo, Innocent na Rita ibyo murabizi. Louis na Mediatrice murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago, Innocent na Rita ibyo murabizi. Louis na Mediatrice murabizi. Kora mwifuje kujyana isezerano ry'ubushyingirwa butagatifu, muhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe muri isezerano. Njyewe Ngabonziza Louis nemeye ko wowe Tuyisenge Beatrice ubera umugore, kandi usezeranyije ko azaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera upfa. Yewe nemeye ko wowe Ngabonziza Louis umbera umugabo, kandi dusezeranije ko nazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu akagitandukanye. Kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abageni bagiye kuzampara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Tuyisenge Beatrice, akira iyi mpeta nkwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
zaburi akiriye impeta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo bakuzwe twende dusabe abageni bamaze gusezerana bahoberane natwe tubakirane amashyi n'impundu. Icyo cyatumye ubwende bwawe usaba kwakirwa mu bumwe bwuzuye bwa Kiliziya Gatolika. None rero ushyigikiwe n'umwishingira wawe ugiye kwamaza ukwemera kwacu imbere y'ikoraniro. Kuko kwemera niko gutuma uri busangire natwe bwa mbere Ukarisiya Ntagatifu, ifunguro rigaragaza ubumwe bwa Kiliziya. Ngaho rero imbere y'iri koraniro ry'abakristo amaza ukwemera wifitemo. Mediatrice Nyagasani akwakire muri Kiliziya Gatolika. Tumushimiye ko yakugejeje hano kugira ngo mu mushyikirano wa Roho Mutagatifu usangire natwe byuzuye ukwemera umaze kwamamaza mu ruhame rw'ikoraniro ry'abakristo. Dusabe abakristo bakwakirane amashyi n'impundu. Nyamara ariko twakoranijwe gusa no gushimira Imana yo yaduhaye ibyara. Kuvuga kubw'umubiri byatuma iki tutavutse no mu buzima bw'Imana duhabwa n'inyama ntagatifuza. Kiliziya yishimiye kubakira mu izina ry'Imana Data wo mu ijuru, inezerejwe no kuvukisha bundi bushya aba bana. Uko kuvuka bwa kabiri kuratuma baba abana b'Imana kuko bahabwa rwose ubuzima bwayo, bakagira uruhare mu bugingo bw'iteka. Mbese babyeyi, umwana mwabyaye mwese no kumwita izina. Abana murabasaba iki mu muryango w'Imana ari wo Kiliziya? Mwabifatisha abana banyu, murabona umurimo mwiyemeje wo kubatoza mu kwemera Kristo Kiliziya yamamaza, kugira ngo nibakurikiza amategeko y'Imana bizatume bayikunda kandi bakunde mugenzi wabo kuko Kristo yabitwigishije. Mbese mwigisha neza uwo murimo. Namwe ababyeyi b'abatisimu murabona muzashobora gufasha ababyeyi b'aba bana kurangiza neza umurimo wabo wo kubara Kristo. Ababyeyi b'abatisimu umurimo murabimvisha. Ababyeyi abana mwazanye kubatizwa umuryango w'abakristo bagiranye ibyishimo byinshi. None mu izina ry'uwo muryango ugiye kubakoraho ikimenyetso cy'umusaraba, niba nta mugambi ndetse n'ababyeyi b'abatisimu mubakora ikimenyetso cya Kristo Umukiza.
bavandimwe muzi uburyo Imana yashatse gukungahaza ubuzima bwayo mu bemera bigirishije ikimenyetso cy'amazi. Umukiro tuyerekezeho imitima yacu maze dusengere hamwe kugira ngo itagatifuze iriba rya batisimu maze ibonereho gusendereza ubuzima bwayo muri aba bana yatoye. Mana yacu, kubasha bwawe butagaragara unonosorera ibitangaza mu bimenyetso by'amasakaramentu yawe. Kuva mu ntangiriro wakoresheje amazi ku buryo bwinshi kugira ngo utegurire abantu kumva neza inama ya batisimu. Mana yacu, isi ikiremwa ni roho wawe warembaga ku mazi kugira ngo ayahe hakiri. Mana yacu, wowe wambukije abana ba Aburahamu inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe urokorere mu bucakara ushushanya imbaga y'ababatijwe. Mana yacu, umwana wawe ukunda yabatijwe na Yohana mu mazi ya Yorodani, acirwa na Roho Mutagatifu, kandi igihe yari ku musaraba urubavu rwe rwavuyemo amazi n'amaraso. Amaze no kuzuka yabwiye abigishwa be ati, nimugende mwigishe amahanga yose, mubatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero Nyagasani, urebane ubugwaneza kiliziya yawe, ubihure n'isoko ya batisimu. Aya mazi nahabwa ku bwa Roho Mutagatifu inema y'umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umuntu waremwe mu ishusho yawe batisimu yamuhagize ubusembwa bwonona iyo shusho avuke bundi bushya kubw'aya mazi no ku bwa Roho Mutagatifu. Mana yacu, turakwinginze kubw'umwana wawe ububasha bwa Roho Mutagatifu numanukire kuri aya mazi, kugira ngo abantu bose bahambwe mu iyobera ry'urupfu rwa Kristo bwa batisimu hamwe nawe bazukire ubuzima bw'ukuri mu isabiro bwa Yesu Kristo Nyagasani. Abasanye bagiye guhabwa ku bw'amazi Roho Mutagatifu ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Mwebwe rero mugomba kwihatira kubarera mu kwemera, kugira ngo ubwo buzima bushya bw'Imana butazononwa n'icyaha, ahubwo bakura bugiye burushaho kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite bwo bwatumye muzana abana banyu, niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kubarera Gikristo, nimwibutse batisimu mwebwe ubwanyu mwahawe musura amasezerano mwagiranye n'Imana, ariyo kwanga icyaha, gukurikiza Yesu Kristo no kumwamamaza. Nk'uko kwemera kwacu twese, nk'uko kwemera kwa kiliziya yose abana bagiye kubatirizwamo, hamwe n'imbaga y'abakristo twese turavuga mwanze shitani n'imihango yayo yose n'ibindi dushikirira byose mwakare kutazakorera ku bana banyu imihango inyuranyije n'ubukristo, nko kuraguza, guterekera no kubandwa murabihakana. Mwemera Imana Data ushobora byose wo mu ijuru n'isi. Mwemera na Yesu Kristo umwana w'ikinege Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara agapfa agahambwa akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se, muramwemera? Mwemera na Roho Mutagatifu kizaturika urusobe rw'abatagatifu, ivuga ry'ibyaha, isuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho, murabyemera? Nguko kwemera kwacu, nguko kwemera kwa kiliziya yacu, twe twiyemeje kwamamaza muri Kristo Nyagasani. Murashaka ko aba bana babatizwa mu kwemera kwa kiliziya twe tumaze kwamamaza muri akanya? Murashaka? Turabishaka. Twegere iriba rya batisimu. Inzira y'umukiro bana kw'iriba rya batisimu, kwigirira Imana yawe. Muzakomeze kubaho mu buzima bw'iteka, ingingo za Kristo n'umusaseridoti muhanuzi n'umwami.
none rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi abavandimwe n'inshuti maze muzawujyane mu buzima bw'iteka utanduye. Ababyeyi b'abana namwe ababyeyi b'abatisimu muri mwe muragijwe maze mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bamurikiwe na Kristo bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomere mu kwemera Nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Urumuri rwa Kristo urumuri rwa Kristo urumuri rwa Kristo twakiranye amashyi n'impundu.
twose kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Geragezwa n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko abageza abigishwa be avuga ati nimwakire maze murye mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Barangije kurya bafata inkongoro arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kunyurwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora urwibutso rwanjye. Wibuke kandi aba bana bacu Ernest na Chanel binjiye none mu muryango wawe babikesha batisimu bahawe, wemere ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nyagasani wibuke kandi n'aba bageni bamaze guhabwa isakaramentu ry'ubushyingirwa, niwe wafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, ube kuzagira abana ko babyifuza, kandi neza yawe ibahe kurangwa mu munezero no mu mahoro. Wibuke n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwiza bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakire mu rumuri buturukaho. Turakwinginga ngo twese tugire impuhwe, maze tubashe kumva umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu Mudahemuka, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze, kuko iyo byagiye bisimburana, nuko hamwe n'abo tuzagusingize tukurata, kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose, ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihirwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi utegeka no kubitwigisha, utunyuze ubwo tuti dawe mu ijuru, ishaka gikorwa mu isi ifunguro ry'umubiri none twayajeje zacu nuko nawe turabacira n'utareba ntabwo dushyikira bose turakwinjiza ibyago byose by'isakaza amahoro, imbere zawe tubengereye igiti cyacu cyose n'amakuba yose, igihe dutegereje ya misoro mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu, ahubwo ute kwemera kwa Kiliziya yawe,
maze ku bushake bwawe nyamara kandi wumvire mu bumwe wowe wategeka iteka ryose iteka amarangimusoni fata n'indi hajemo undi muntu mushya
mundebere niba ari uku koko bimeze nta n'amashyi ko kuba kabyanga ugumye aho ngaho gake nagira ngo nsabe n'aba bakobwa bacu batujwe neza gitore batambuke bakwakire ubanza umanura iryo vumbi kuko aho uturutse ni kure cyane maze utambuke ukimbagira gitore nk'uko watojwe numvishe n'izina ryawe ari ryiza ngo uri ingabo nziza rero ko utambuka nk'ingabo koko DJ ka karirimbo k'Imana gake gake akibana gahoro gahoro ko ari gucuranga gake gake mu gihe itegereje gufungura abanze babanyicira akanyota babanze bagahoke kuko
mwanyigishije ndabitora ndabikunda. Iwacu turasiga tugasenga tugasakuza tugaseka, nta kintu dukora tutabanje kwiragiza Imana. None rero nagira ngo sabe umubyeyi mukuru cyangwa se umwinginzi wacu utwinyengera ku Mana ngo yegere hino kwa Nyagasani wo kabyara. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uhora Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, tugeze hano ku bushake bwawe, duteranye ku bw'imbaraga zawe, tuje hano muri uru rugo kugira ngo tubashe kurwishimiramo dufatanyije n'abageni bacu bari imbere yacu. Dawe wabiteguye nk'Imana, natwe tubitegura nk'abantu, ariko muri aka kanya turagutumiye kugira ngo uzubane natwe muri ibirori byacu. Nyagasani uturinde igisani kibi cyose, maze Nyagasani ubashe kwihesha icyubahiro, maze twe duceceke abiri wowe wivugira. Ijambo ry'Imana, isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro, ni uko Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo azirebe, maze muntu azita amazina, maze ikinyamubiri cyose kigire izina cyiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Ni uko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo, akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira avuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye uyazitwa umugore, kuko umugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Ijambo ry'Imana. Mana yacu, dore n'amafunguro ari imbere yacu, hari n'andi ahishe mu bikari no mu mpande zinyuranye. Turayakoretse kugira ngo uyahe umugisha wawe, adutere imbaraga zo kunda no kugukorera. Ibyo byose tugusabye ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Twicare mugubwe neza. Ariko ambabaza ikibazo cye, ariko cyo Imana wanubye nta nubwo muzi n'umukuru w'umudugudu iyo aremesheje inama akababwira ngo ejo muzajya gufata ibigori, mukoma yombi bahamagara ngo murajya gufata ifumbire. None umuntu aratwingingira ku Mana, akadusabira Imana imbabazi, akavuga ngo n'ibiri mu byo kurya byacu niba byahumanye bahumane, habe no kuvuga ngo gutya. Nawe aya nabwo gukoma amashyi mu muco w'Abanyarwanda ntabwo ari ukubaya amashyi aturagurika nk'utugori tw'imibe ya sinyakunda, mukoma amashyi ya Kinyarwanda.
umunyarwanda yaravuze ngo usa na so usa na papa wawe ugize neza Imana ibahe umugisha. Ni ukuri rero mfura z'iwacu kandi mfura tubana kandi mfura zo mu rugo, nagira ngo mbabwire akantu gatoya. Nta mwana ucurusha agati inyundo zihari. Data hano arahari, ntabwo navuga mbere y'uko data avuga, sibyo? Nimwumve ngo mbuze abakomeye ngo mugire ibindi mumbeshya, mwe mubivuze ntabwo ari iki. Dawe nagira ngo mbere na mbere buri impamvu uvuze ngo nta mwana ucurisha agati inyundo zihari, ntabwo najya guhonda ku ibuye. Namwe banyamuryango ba Leonidas, tubahaye ikaze muri uru rugo rw'abageni. Abageni aribo Inkuru Nziza, mwicare rero mugubwe neza. Uko batwakiriye tukigera mu marembo, turakomeza gusangira ibyo byishimo. Imana yacu ishimwe. Mujye mugabanya ariko ntabwo gitifu mwajya mumukomera amashyi menshi ngo data navugana avuze n'ijambo ry'abagabo ngo bamukomeye gutya. Ni ibipeti se muri gufunga by'amashati z'abapfuye mumera amashyi ariko nkuko bikwiye. Urugo ko tudakennye ko ntacyo tuvuze, nubwo nyine turacyarusha. Ufite ikibazo cy'iki ko napfunwe tujye ihangana. Iba mwarangaye, jewe ndabizanira rimwe. Ibi n'ibyanjye n'ingenwe yanjye, ibi n'ibyo mba ngenewe, ariko murumuna wanjye rero ngaza ari kanyaki nibincika ndakubeshyera ko ari wowe. Ejya hino umwana musisita wanjye maze Munyamuryango rero muvandimwe rero Leonidas, umwanya umaze gucaho ni muremure cyane kandi hari n'akazuba. Nagira ngo muzimanire mutaguma kuyomba kugira ngo tubone uko dukomeza gusangira ibyishimo. Rero muvandimwe, mukomeze gusangira ibi byishimo. Murakoze, ibindi naho mukanya. dawe arakoze kuba avuze ati mwana wanjye reka mfungurire aba bantu, saba ababishinzwe ngo babisakaze hose, sibyo se? Jewe buriya kandi n'amashyushyu mba mfite mba nanabifunguye kare, ariko nshaka kubifunga mu kanya bakaba bari kunkubita kuri izi nyashi zanjye mutareba hose mukazabura ndabazi. Ngo muraje muvuge ngo mbigishe gutukana, nane tagabaza musanzwe mutukana. Ajye ba mukobwa bamwitana witwa nde? Baje twaramubaje ariko wa mukobwa ye kutukana uratutene wanshinzewe koko mana yanjye. Sinkuvuze ndaza kuvumba iwanyu kuko kuvumba ni umuco w'abanyarwanda, ubwo nabwo ngo ndabacyuriye. Ariko coyi narago ndi umwana w'umugore atazanyira umuntu nkubita mukaba ngo ndi uw'umugabo wana ngo muri kumura ibyo papa yakoze. Njyewe ndi umwana w'umugore nabwo muramwanya. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo tabe rero abantu bashinzwe hano, ayo we muri nyashi naho ndumva harashize, ariko muri yaga muranatete hose niba umuntu amaze kugira muri nyashi amaze kuzamo imisokoro itangiye kuzamo cya kintu kwa muganga bashomboramo gutyo bikagira bataragira nkaba naragize muracakaye mundi. Ariko impamvu uko navuye mu rugo mama namubwengamo umutima ubu yomba nawuriye mukanya nari bubereka, ariko mumbabarira ariko nabwo turabonana. Nagira ngo nisabire abantu aba babiri rero hano. Ngabonziza wahaguruka, n'abavandimwe ko musayenda. Ngabonziza mwamumuzi, muramuzi namwe hano muramuzi. Ngabonziza rero mbere yuko utubwira ngo umugeni bagusabiye waramushimye cyangwa wamuzanye,
hari umubare w'ibanga ashaka ko unkorera. Nawe mukobwa mwana wa mama Ngabo nziza uwabanye ijambo mu kanwa ngo jete afata ikirahuri mwamume amashimo kabyarabe. Urakoze cyane. Ndabafasha musomye Ngabo nziza naye musomye runu rubanza rukomeye cyane. Musomye Ngabo ko utari gusoma. Ongera umubare kubigira gatatu nanga ibyo nyambikunda umubare ushaka kumbwira ngo n'ubutatu butagatifu padiri yatubwiye muhate kuko n'ubundi ugomba kumuha. Urumva uburenganzira n'ubwawe maze nurageza n'ubwatakira ubu n'ubutatu butagatifu ngo waye muzogo wanjye nkunda cyane sibyo. Nukuri yamubwira ariko ese muhe ariko muhe nta kibazo ntacyo bitwaye muhe ariko utanga undi nawe nagutanga gusoza kumara uramwishyura ntarebe icyo uramuhongera uragifite ni akazi kawe ongera umubu ugira gatatu bwonyine maze ongera umubu mumate kuko n'uwawe ugomba none se hari ikibazo se sibyemewe se mwongera ariko buriya umwana ngo uhita amwongera avuga ngo ntago mpazi. Urakoze mwuka byaramubyaje inkama ibyo birabaye ntamereye amashyi bano bantu mwuka byarana. Uriya rero ayo masada mwicaye mutegereze mu gikoni se bajyanamo abayede. Twavuye mu rugo iwabo umukobwa watubwiye ko bamutuje azi buri kimwe cyose. Gira ngo turebe niba kuko bazajya batugaburira bagiye kubasura. N'abana nabo batweretse ko nabo bashoboye. Biraje bipfu. Dije buretse Ngabo nirwe Amerika rugarika rwa Rugarama urumva n'umwana w'umugabo nta mugabo ujya mu gikoni urumva ntabwo bijya bibaho. Umugore yatetse byayereka ibyagabo byatubye nta mugabo yateka ngo bizaje ntabwo bijya bibaho. Ni wowe byubivuze uramenye navuze ngo nirwe Amerika rugarika rwa Rugarama tagira ibindi ntabwo nari mpari maze ndebe ubu Ngabo naraje najya kutugaburira duheresha akaboko k'imoso maze mudebe nizere kubwo umutima mutetse uhiye ariko naba mbonye umugabo ugititse Ngabo rero naroko ariko mwabantu mwe mwakihanganye kandi abantu bari gukora hepfo ibyo kunywa birahari. Singira umuntu mbona aragira umuntu mbona isazi yagoye ku munwa ndajidurana n'abantu bari hari babaye icyo kunywa kirahari. Icyo kunywa kirahari cyangwa nta gihari? Kirahari, turabifite, birahari, turabitanga. Ubwo ndagira umuntu mbona isazi yagoye ku munwa turesanye maze rero Ngabo nagarutse ntabwo naguhereza nta muntu ujya upfunyikira ahubwo ngiye gupfunyikira abandi ariko n'impamba mutera aho mbapfunyikira ibibiri ariko nacyo nakibonye ikibiri bitangira babiri nyine nakirwanya ukakigana aho ucyobo. Ngabo rero buriya rero Ngabo nawe tuyisaba akantu ugiye kubasaba ni akantu gatoya kwenga umuvinyo nabonye mubishoboye no mu gikoni mbonye bihiye
ese mama Ngabo ntuzajya kugaburira, ese twitabe ntuzajya ugaburira Ngabo, uzajya yihangana agategera uzimi. Ndabizi abagabo mugira birantega nyinshi, nawe ndashaka kumubona hano mu ruhame. Ntabashije za padiri se izabaranyeretse zirabananira, indahiro zanjye ntabwo ziba zikora. Ngaho tuyise afashe umuhe bya bindi birafata byiwe ntigurya muhere ikindi ariko muhugumisha amafoto muhereko mana yanjye we aha ashaka wanareke uganuka ngana gutya ongera ariko muhe kinini urama gatoya urabyirira muhe kinini kibaturu kinini ndebe kimuhe icyo ngicyo kimuhe ariko mwana imbaraga zivaga mu kurya ntureba ntabemereye amashyi kabyara ariko n'umwe twese ba bakobwa nabo bazira ngo barujyane hano ntihagire umuntu ugenda atereye ku mugati. Ibyo nabasabye ngira ngo mwabyumvishe, najya fasita mukagaburira ababyeyi bacu, mukabereka ko nibaza mu rugo rwanyu batazigera bicwa n'inzara, maze mere nawe akajyana n'umukobwa we, pare nawe agaherekeza umuhungu we, akamwe mu ndebere ko ibyo mwabatoje ari byo washyi. Nababwiye ngo uhumbya niwe uhomba. Ndacyabona n'abandi bashyitsi baracyaza cyangwa itorero, ariko mwemuretseho gatoya. Hari ikintu nagira ngo nisabire mu gihe tukiri muri uyu mwanya, nagira ngo uyu mwanya mu itorero indirimbo imwe ku itorero ritambuke, biremewe, ryegere hano imbere, rirahagarara hano ariko ababyinnyi baregera hano imbere. Okay.
Madamu Ngabo, witeguye gukunda umugabo wawe iteka n'iteka? Bavandimwe, ibyo bavuze mwabyumvishe? Ntabwo? Ewe, n'ubundi ubwo usanzwe no mu ishuri utumva. Reka ngusubiriremo. Abajije ngo baravuga ngo yiteguye gukunda umugore w'iteka n'iteka, n'umugabo we arambwira ngo yiteguye kumukunda iteka n'iteka. Sana papa wawe mwana, ntubyivugire ngo wowe urabyiteguye? Nabyiteguye. Nawe urabyiteguye? Nabyiteguye. Ese bavandimwe, mwebwe n'ababariza hamwe, mwiteguye gushyigikira uyu muryango, ukubaka urugo, ukongera umuryango ukaba umuryango mugari? Urabyiteguye? Uyu mwanya hamagare pare na mere begere hino, zifatira umwanzuro. Pare, witeguye gushyigikira uyu muryango w'umuhungu wawe? Niteguye. Wowe uratubimburira ukaduha inzira. Mere, witeguye gushyigikira uyu mukobwa wawe? Ndabyiteguye. Banza unamuhobera indebe kuko kubyiteguye, ataba ari bya bindi byo mu kwaha. Wagira ibyago bikakuba hafi. Inshuti nk'iyo ngiyo buryo ufite ubushake muragendana. Nuko mugenzi w'Imana wowe ntabwo bigukozwaho. Narakubyaye igendera uze higire n'ibindeba. Ego. Uramenye utamubwira ngo arakabaho kuko wabaye uko. Tonka. Nabaze ubwenge yagukandagiye ku kirenge. Papa, babigumane. Umwanya rero ni uwanyu bavandimwe. Uwiteguye wese yiteguye kwakira aba bantu tukabashyigikira. Sibyo? Ni karibu. Nijya karirimba.
hari akantu nagira ngo mbisabire gato cyane. Nagira ngo nsabe umuntu wese uhagaze yicara. Ntabwo ibirori turabihumuza. Ikiga cya mbere turagihumuje. Agiye gukurikiraho icy'umwana wa batisimu. Hakurikiraho icy'umubyeyi ugiye Bora mukobwa bacu uko tuzi umunyamurava umukozi uri mu rugo zabise kugira ngo tutazadufana. Ubwo rero nyuma y'uko tubahaye isuka tubahaye n'imbuto, hari imbuto z'amoko menshi murazibona, harimo amasaka, harimo amasaka, harimo ibishyimbo, imbuto zose nyarwanda muzi.